buriya muri ubu buzima nunagambana uzagambane ukiza amagara y'umuntu aho kumwaka ubuzima utamuhaye. Nuko dutangiye filime yacu uyu munsi, uraza gusobanukirwa impamvu ntangiye mvuga gutyo. Niba ugeze ahangaha aribwo bwa mbere, ntugende udakoze kuri ako kabuto, ukore no ku karayike, ubundi ukomeze udushyigikire. Yagambanye ariko uwo yagambanye nawe ni uko nguko yabihisemo. Arimo arashaka kumwica, ni uko nguko arimo arashyira uburozi muri ji yiwe akoresheje icyo gikomo. Rwose urabona yuko uburozi bwateye imbere, ntiwamenya yuko kiriya gikomo yambaye bagendanamo uburozi. Niyo mpamvu nahisemo iyi filime. Uyu nguyu arimo aracyatabaza ibintu muri kunkorera ni ibiki. Mu gihe akimara gushyiramo uburozi, mu gihe akimara kubushyiramo, yahise akuraho avuga turi mu biki, uri mu biki. Uyu nawe yatangiye kumubwira ati umbabarire boss, ni imikino nakinaga ntabwo nari mbizi yuko biri bubabaze. Mana nyagasani, umukobwa yarahagurutse, gusa uyu mukobwa abiziranyeho n'uyu musore. Yahise ahaguruka n'umujinya mwinshi, ngiye ntabwo umuntu umenyera, wanjijiwe, uri gukora iki hano? Mana nyagasani, ntangiye nkubwira, ubura nunagambana uzagambana ukiza amagara y'umuntu, Imana izaguha umugisha aho kumwaka ubuzima utamuhaye. Baje baserebura ngo turabikoze. Gusa umusore yamweretse yuko yabikoze neza, ariko ikarito yamaze kuyica. Uyu mukobwa aramubwira uti agemu tuyikoze neza, amafaranga yawe yose ngomba kuyaguha uko yakabaye. Mana nyagasani, reba umugambanyi bari kumwe, ahubwo umugambanyi niwe mugambanyi wa nyawe. Reba nawe ubwawe. Umusore yaramubwiye ati rero ugomba kuba amafaranga yanjye yuzuye, share yanjye nkayibonaho. Uyu yaramubwiye ati ariko ubundi uri umusazi, ati njyewe ni njye ugomba kukugenera. Uyu yasigaye areba je ase yavuga ati se ibintu bibaye ni ibiki? Uriya musore ashaka kuntandukanya n'umukunzi wanjye, agiye kumukubita se? Ubusizi ji ko yarari ahangaha tukaba zinsiganya ahangaha, biragenda bite? Yatangiye kwibaza ibintu byinshi. Abari kugambana barimo baragambana, gusa uriya musore abikoze kugira ngo atabare uno musaza, abikoze kugira ngo atabare uno mugabo. Ese biraza kurangira bite? Uyu nguyu yaguye mu kajijo, yaguye mu rujijo. Kubera iki bigenze gutya? Kubera iki ashaka kunyica? Arashaka kumpora iki? Ese kubera iki abana b'abakobwa mukunda kugira iyi migenzo mibi cyane yo gushaka gufata amafaranga mutaruhiye? Mana nyagasani arabyiboneye neza, nawe abashije kuba yabyibonera. Kubera iki ibintu bibaye? Afashe igikomo cyiwe arangije akajya asukamo. Mana nyagasani, ibi bintu ari kuzabimenya gute? Ese kubera iki uyu muvandimwe ntabaye? Ngomba kumenya, ngomba gushyira ubwenge ku gihe. Isaha yanjye igomba gusonera ku gihe. Mana nyagasani, akajya yigana ibyo yakoraga, uriya mukobwa uko yamwiboneye. Arabizi neza yuko rwose byanga bikunda abiziranyeho n'uriya muntu wabikoze. Ahubwo uriya muntu abashije kuba yamutabara mu buryo bw'Imana. Yaramubwiye ati njyewe ni njye ugomba kukugenera, ni njye ugomba kuguha amafaranga nshaka, ntabwo ugomba kuntegeka amafaranga nkuha. Umusore yaramurebye aramubwira uti njyewe rero, ati njye rwose ugomba kumpa share ndende kuko ngukoreye akazi keza. Umukobwa yaramubwiye ati ngomba kuguha amadolari 5 yonyine. Uyu nawe aramubwira ati reka ntago nabyemera, kugenda ngashyira ikarito hariya niteranyije n'umuvandimwe. Ati nibyo wabikoze neza, ariko ntago ugomba kuntegeka, ngende boss wawe, ntago narenza amadolari 5 yonyine. Umusore yarikarushije aramubwira uti uzabaririze, ugomba kuma 15, nutama 15 ngiye ntago nabyemera, kuko akazi nkoze ngomba no kukazira. Uriya ni umubyeyi wanjye, mufate nk'umubyeyi wanjye nubwo namugambaniye. Ese kuko yamugambaniye uko mwabibonye? Ntugende udashoje iyi video, uraza kuba wabona buri kimwe cyose uko ugomba kwizera umuntu. Yambwiye ati nkoze akazi gakomeye, n'aka kazi kari kakunaniye, kuzana ikarito nkayimwambika, urana nubwo birangiriye ahangaha. Ati ntabwo birangiye ahangaha, ati tuze nyine ntabwo birarangira. Niyo mpamvu ugomba kwitwara neza kandi ukanyitwaraho neza mu buryo bwose. Ati uko nakwitwaraho kose ngomba kubona amadolari 15, nintayabona ntabwo rirema ndamubwira ibyo twakoze. Mana nyagasani.
uyu nguyu nawe aracyategereje ese aragaruka ryari, areba amafaranga mu ntoki afite arayabara, ese birarangira bite? uyu nawe baracyaharira amubwira uti ugomba kuma 15, nutayama njyewe ntabwo mbyemera. Atumva nkubwire, ubu burozi ni njye wabwishyiriyemo, ntabwo ari wowe wabwishyiriyemo, kandi iki gikomo kirahenze, kigura amafaranga menshi kandi nakiguze menshi kugira ngo mbashe kuba nakora akazi kanjye neza. iyo waba warakinguriye nibwo wari kumbwira ko nakwishyura 15. Mana nyagasani, uyu nguyu arakibaza ibintu byamubayeho. Buriya hari igihe ibintu bikubaho ukagira ngo uri kurota, wakwikoraho ugasanga uri maso. Mana nyagasani, uyu nguyu yaje yarakaye cyane, avugira muri Ryinani amubwira ati njyewe akavuyo k'ahangaha ndakarambiwe, njye ntabwo nakomeza gukundana nawe unteza abantu binjije nk'aba ngaba. uno muntu aturutse he? aturutse hehe? aramubwira ati ariko se icara tubanze tuganire, icara tubanze tuvugane, ibi bintu njyewe mbifitemo uruhare, urabona njyewe mbifitemo uruhare. Ati njyewe ntabwo nakwicara ahangaha, uramenya uzabaririze, njye sinjya nkundanira mu kavuyo. niba nkuteguriye ji, niba ngiye kugutegura icyo kunywa, umuntu akaza akakubika ikarito mu maso, hari ikimenyetso kigaragara yuko wowe nawe mubashe kuba mwabiziranyeho. Yahise amurusha kurakara. Ni kwa kundi bakubwira ngo impyisi kurira abana ikakurusha kurakara. Mana nyagasani, yararakaye cyane, atangira kumutuka amubwira nabi, ati njye uzabaze, njye ntabwo nagumana nawe, uri injiji wowe, ushaze nta bwenge ugira, ati nawe amafaranga yawe yatware. Mana nyagasani, uyu nawe yasigaye yibaza $5 yonyine ko yagomba kuba 15, kuko akazi kiwe nagakoze neza. Sibye yuko azi ko nagakoze neza, ariko icyo nshaka nuko nsevinga dadi wanjye, uyu mufata nk'umubyeyi wanjye, ntabwo namugambanira n'imbere y'Imana. Imana yazabimpanira rwose. Nizere yuko amakuru yose yayabonye, nizere ko buri kimwe cyose yakibonye. uyu nawe arimo aravuga uti amakuru yose nizere ko yayabonye, kandi ubu ngubu buri kimwe cyose kigiye kuba cyagenda neza. Mana nyagasani, umusaza rwose uriya mukobwa aje amwivumburaho. nawe ndorera imijinya y'abakobwa, nawe ndebera abakobwa ukuntu babayeho. agukorera ikosa akaza akakurusha no kurakara, agashaka kukugira igikoresho cyiwe. uyu yaraje aramubwira ati boss witonde neza, ati wabibonye neza ibyo yakoze, yafashe uburozi abushyira muri ji yawe, ati yamaye amafaranga, yanyijeje amafaranga kugira ngo abashe kuba yakwica, abashe kuba yagukuraho amafaranga, yagukuraho buri kimwe. niyo mpamvu yaguze kiriya gikomo kugira ngo aze abashe kuba yagukinga akadeye mu maso. arambwira ati nzaze ushyire ikarito mu maso, nimara kuyishyira mu maso ubundi mbashe kuba yakwica. nanjye nibwo kwita ndayikata nyishyira ku murongo neza kugira ngo nzahite nyihindukiza nibiba, noneho ubashe kuba wabona buri kimwe cyose, amakuru yose ubashe kuba wayamenya. arivumbuye, ariko azi ko yagushoje, azi ko neza ubuzima bwawe aba afite mu biganza byawe. buriya rero iyo ibuye ryagaragaye ntabwo riba rikisha isuka. ibi bibaye kugira ngo nawe umenye umuntu mubana mu buzima bwa buri munsi. ntabwo wangiriye nabi, wandihiriye amashuri, wankuye ku muhanda, mu buzima buzima. ntabwo nakora ikosa ryo kukugambanira, kandi ikindi nta n'undi wari wese nagambanira, kuko ngewe ntabwo ndi umugambanyi. nagambana nkiza amagara y'abana b'abantu, ntabwo nagambana nica abantu. rwose umbabarire ku bintu bibaye. niba ntumya kwivumburaho kubera yuko ugomba gusevingwa, uracyafite ubuzima bwo kubaho, kandi ikindi ukajya ugasenga Imana yawe akaba ari kuyobora mu bintu. ndetse no mu bintu byose ukora bya buri munsi ukabiragiza Uwiteka, n'abantu bose muhura ukabasha kuba wabasengera. Mana nyagasani, yaramubwiye uti urakoze cyane, kandi wumve ko urakoze cyane kubashije kumyereka n'amaso yanjye, nkabasha kuba nabona muvoma zose ziri kubera ahangaha, kandi ubigizemo uruhare. ni ikigaragaza yuko kuba narakwizeye, kuba narakurihiriye amashuri, kuba naraguhaye uburenganzira mu bintu byose, ari ikimenyetso cy'uko ntigize nibeshya. ati boss ntabwo wigize wibeshya rwose,
nta kuntu utangiriye nanjye nta kuntu nakugirira, nta soni. Isaha ikikomo rwose akaza agashyira hejuru y'intuza, byaramucanze, agahinda karamwica cyane. Ibaze nawe buriya nudasenga ngo ujye wereka inshuti zawe Imana iziyobore, izi kuyoboreho ubuzima buzima, ntabwo byazakunda, nta nubwo byazakunda. Uyu mugabo nawe cyangwa uyu musore yamugiriye inama, arambwira tujye wibuka gusenga, Umucunguzi aragukeneye, ati wagombaga gupfa, ati ubwo burozi burakomeye cyane, nta nubwo wari busambe, nta nubwo rwose, nta ubundi iminota 15 yonyine ibihagije ukahita upfa. Gusa umbabarire kuba ninjiye muri iyi diru, umbabarire nayinjiyemo kugira ngo ubashe kuba wakira. Yumvisha azasakuza ngo ngewe ntihazagira unkinisha. Uyu nawe ahita asubirayo, arangije ahita ahinduranya cya kirahure. Ahinduranya cya kirahure, amaze kugihinduranya, uyu nawe yaje yirukanka azanye n'ibibage, avuga uti ngewe gukundana nawe ni nko gukundana no mu isoko, nta mutekano nabonera ahangaha. Yaraje ageze aho ngaho, yaragiye kugwa, arangije aramubwira ati ese kufashe bage, kufashe buri kimwe cyose, kubera icyo ugiye? Yaramubwiye ati ngewe ntabwo nagumya kubana nawe n'umuntu udashyira ubwenge ku gihe, n'umuntu udaca umuco wo kudahana. Ngewe sinjya nkorera mu kavuyo, uzabaririze, ngewe ndagenda kandi sinzagaruka mu buzima bwawe. Hari benshi banshaka, hari benshi banyifuza, we niba udakeneye agaciro kanjye, niba udashaka kumpa agaciro kanjye kangomba, ntabwo naguma ahangaha, nta n'icyo naba nkora ahangaha. Nawe reba umwana w'umuntu yafashe cya kirahure, aramubwira ati banza unywe basi mbere y'uko ugenda, tubanze twinywere. Aramureba, aramwitegereza. Mana Nyagasani, gisazi ngo aramuhamije, gisazi ngo diro yarangiye. Nuko nguko Satani ahemba rero, Satani ahemba nabi. Nta kuri kwahishwe kutazigera kumenyekana, ahubwo kwa kwisaranga kose birangiye bwa burozi ari ubunyweye, birangiye bwa burozi ari ukubusogongera. Mana Nyagasani yaramubwiye ati baby, ati reka nkubwire, ibi byose biba bibaye ni agahinda ubu nteje, kandi ukaba kambitsemo, kaba kazangendamo igihe cyose. Ngewe ngiye kuhita nigendera. Uyu nawe yatangiye kumukansoringa, yatangiye kumucisha bugufi. Gusa gahunda iyo ariyo yose yahise afata amafaranga, aramubwira ati mbere y'uko tuganira banza ufata aya ngaya uyabitse. Mana Nyagasani yarishimye, ahita serebura. Uko serebura ko bamuhaye amafaranga, ari nako serebura kari kunywa uburozi, kari kugenda yiranguza uburozi. Mana Nyagasani, uyu nawe uko amwitegereza amureba, yumva yishimye amuhamije, ari nako arohayo bwa burozi ahubwo nyirizina. Ese kubera iki? Wibuke neza iyi filime ukuntu yatangiye kugera kuri uyu munota. Niba utarakora subscribe uyikore, ubundi tujye tubana umunsi ku munsi, mujye musobanukirwa ubuzima, musobanukirwa aho isi igeze. Muri ubu buzima birasaba kwicisha bugufi, kandi birasaba ubutunzi bwa mbere ni abantu, ntabwo ari aya mafaranga, ahubwo ubutunzi bwa mbere ni abantu. Uyu mubosi agiriwe neza kuko yagiriye neza uriya musore. Yaramubwiye ati ni zahabu ndaziguha rwose, we ntugire ikibazo. Itangiye kumubwira buri kimwe cyose, kuko nawe azi icyo amutekerezaho. Buriya nta cyiza nko kubana n'umuntu uzi icyo agutekerezaho, uzi icyo akwifuzaho. Wa mukobwa nawe yatangiye kumwagiserera, amubwira ati ndagukunda, ati ongera usome, ati ndagukunda ongera usome, ati ubu ngubu tubaye inshuti, njye nanakubabariye. Kwicisha bugufi kwawe gutumye nkubabarira, ati nzagukunda ubuzima bwanjye bwose. Ari nako anywa kumva arishimye, akavuga ati baby iraryoshye ndagukunda, ati rwose uryoshye nk'iyo ji, ati urandyoheye cyane. Ari nako rwose amuninora gutyo, amujinyora rwose. Mana Nyagasani, Imana izagenda ihishura, izagenda igaragaza ibi byose bigenda bibera muri relationship z'abantu, kandi kubigaragaza nta kundi ni ugusenga. Buriya uyu mugabo arimo aratabarwa n'imirimo myiza yakoze. Buriya kwizera kutagira imirimo, jya ufasha abantu, wongere ufashe ababaye, abapfakazi, imfubyi, inshonje, abantu bakubiswe bahondaguwe, ubafashe kuko bakeneye ubufasha. Ubwo bufasha buzakugarukira. Baravuga ngo ineza ntabwo igihera. Niyo mpamvu banazanye iyi filime nkayibasobanurira, nkayibategurira, kugira ngo ubone yuko ubuzima ari ubuzima, ubuzima haguma kubana. Iyo ubanye neza bikugiraho ingaruka nziza.
Mana nyagasani. Uyu nawe yakomeje kugenda akora mu mafaranga, agenda yahinduranya, ayamubarira neza kugira ngo arebe amafaranga agiye kuba yatsindira, arebe amafaranga agiye kuba yatwara. Mana nyagasani. Akongera hasi hari andi bashyize aho ngaho, hari andi ari mu gikapu arebamo, areba uko angana kuko yamaze kumupangira. Amubwira ati sanga harimo angahe shiri, ahangaha harimo amafaranga angahe. Amubwira ati ayangaya harimo amafaranga menshi cyane akubye ayangaya ari ahangaha, ayangaya ari hejuru n'isampo yonyine. Mana nyagasani. Yatangiye kuyapangira, yatangiye gushaka uburyo ubwo ari bwo bwose, yatangiye kumva yinezeza, ari nako avuga uti se telefone yanjye iri hehe. Arimo arashaka telefone yiwe kugira ngo arebe ko yahamagara uwahamagara. Ya telefone yanjye igiye he sheri, kandi ngiyo ku ruhande, yayishyize ku ruhande rwiwe kugira ngo atabasha kuba yayitwara, yayishyize inyuma yiwe asa nk'umujijisha, kuko uyu mugabo nawe yamaze kumenya umupango w'uyu mugore. Nuko nguko akimara kuvuga ati telefone yanjye iri hehe ngo nigendere, kuko azi ibyo akoze, umugabo yatangiye gutaka, umugabo yatangiye kwabira nk'agahene, yatangiye kwabira nk'inka. Uyu nawe atangira kumva umugambi wiwe ugiye kugera ku musozo. Yatangiye kumva yishimye, yatangiye kugenda ataka avuga uti ndumva apfuye, ati ndumva ubuzima bwanjye buri habi. Mana nyagasani. Aramubwira ati ongera usomeho birakira. Mana yanjye nawe ndebera, buriya umurozi nakonje agira, ese kubera iki ibi bintu biba? Njya nibaza, mujye musenga mwakira umwami n'umukiza, ntuzaba batura ibintu nk'ibi ngibi. Ati umuntu usenga niyo azanywa ibintu byica ntacyo azaba, ahubwo azabinyuramo. Nuko nguko rwose uyu nawe yasomyeho akanyuma, arangije arabikabiriza, arangije ahita yicara hasi. Mana nyagasani. Uyu nawe aho kuvuga uti mpore, yahise amwaka amafaranga yashyira ku yandi, ashyira n'ayandi hasi. Aravuga uti ubu ngubu noneho afeye irarangiye, igikorwa kirarangiye, aramushoje. Icyo atazi ni uko rwose kuva ku ntangiro amakuru yiwe ayafite. Buriya kubana n'umuntu kwifuriza ikibi cyose nta kintu gisa. Nawe atangira gusomayo bwa burozi rwose, avuga uti ibintu ni sawa, amwereka ati ubu ngubu nahagushoje nakurangije, nawe ndorera rwose. Jya muri komenti utubwire, ese uyu muntu abaye ari umukunzi wawe wabimenye, ntabwo warakara byibuze ngo uhite umukubita n'igipfunsi. Ese jya muri komenti utubwire ibyiyumvo byawe, ukuntu uri kubyumva. Ese uyu mugabo yakora iki? Ese ari kwitwara neza? Ese umuntu nk'uyu nguyu ubimenye yuko agushaka hasi hejuru, wakora iki? Wasobanura iki? Ukurikire uyisoze. Niba ugeze ahangaha utarakora subscribe, ukiri mushya uyikore. Ubundi izi video zozo zifite ubutumwa zizajya zikugeraho umunsi ku munsi, kandi uzajya usobanukirwa impamvu. Ntabwo uzigera wicwa n'irungu, tuzajya tubaha video buri munsi zisobanutse. Yakomeje kumubwira ati ndumva ndi kubabara. Ati uri kubabazwa n'iki? Ntabwo umuntu nkawe yakagombye kuba ari kubabara. Uri kubabazwa n'iki? Jya wikaruma wana, jya wikaruma. Ibaze nawe. Ari kumubwira ati jya wikaruma, urimo urababazwa n'iki? Reka kwijijisha nta kintu ubaye. Ati izo drama zawe, ati ntabwo nzikunda. Ati ndumva mu nda hari kundya, ati ndumva ibihaha biri kugenda byegerana, amara nkumva arimo arasobana, nkumva umutima ugiye kuvamo, nkumva ibintu byose byadogereye. Mana nyagasani, sobanura. Ese wavuga iki? Wakora iki? Amubwira ati ntabwo ari njyewe ariko. Ati wari umeze neza, nta kibazo ufite. Ngiye ibyo bintu uri kwigirisha ntabwo mbizi, nta nubwo nshaka kubimenya. Ibaze nawe, ibaze ibyo ari kumubwira, arabizi neza, amakuru yose arayafite. Ngiye ndashaka kumbwire ujye muri komenti ibi bintu uri umugabo akaba ari wo bibayeho gutya, wakora iki? Wavuga iki? Wabigenza ute? Jya muri komenti utubwire. Umukobwa yaramubwiye ati rero wa mugabo we, igihe cyageze ngo musige ahangaha nigendere, ndabona utari seriye, n'ubundi ubuseriye bwawe ntabwo reba utangiye no gusamba. Wagize kuba wanteje iranjagatira yawe ngo ni umusore urangije, none reba ibintu utangiye kugira gutya, ubwo uragira ngo nteze leta bavuge ngo nakwishe. Umugabo yahise yipfusha. Uyu nawe yahise aserebura, yatangiye guserebura nk'utwaye igikombe. Mana nyagasani. Atafeye irarangiye, inafu ize nafu, amafaranga ndayatsindiye, zahabu ndazitsindiye.
yahise ahamagara wa mugabo, yahise ahamagara wa musore, yatangiye kumuhamagara amubwira ati veyo nkubwire, ati banguka uveyo hano. Mana nyagasani, wa musore nawe yaritabye, yavuye yirukanka cyane, aza nuko nguko yaje avuga ati veyo nkuhe inkuru nziza, azi kamushoje. Uyu nawe yaje areba akanaguzwa kugira ngo arebe ibibaye byose. Wibuke neza siyasa bayiziranyeho, arareba amafaranga, areba umukobwa ibyo yigira, areba umugabo ukuntu aryamye, ese arakora iki, ese birakurikiraho iki? Yaramubwiye ati ubu ngubu nagashoje, byarangiye burundu, afeye yarangiye, yamaze gusamba, yamaze gupfa, ahubwo dushaka ko dukura umurambo hano cyangwa amafaranga bari dutwara tuyisiga ahangaha tuzimanganya ibimenyetso byose. Ubu ngubu ubutwari ni ubutwari. Ati dore ji yayinyweye ayimaramo ahita asamba. Mana nyagasani, uyu nawe yaramubwiye ati afeye yarangiye, ati birarangiye neza. Mana nyagasani, barahagurutse baraserebura gusa neza. Uyu musore turamuzi, yahise aserebura atyo yishimye cyane, avuga uti reka nze mbanze nkwereke akantu k'ubwenge, ati urabizi ko nkukunda, bage yanjye ngiyi, ati buri kimwe cyose kiratunganye, duhure mbahe part 2, mukore share, mukore subscribe and